njyame mu gitondo ngende muri studio nirirwe muri studio urkumva kuko iyo namiza abatariki 7 ejo bundi rwose niza kwa gatanu kuko ntago nabona ubutumire nk'ubwo bagomba kuba ndi Kigali n'imyenda niteguye buri kimwe cyose. Ni invitation yihawe nande? Yo nagiye mbere ngo profite n'uyu mujyi wa Kigali kuko urumva yemeye kunkora record for free urumva. Naruka deni kwa gatanu ngazinduka ndi kujya nyine mu masengesho ara muri Kigali uzaye nabibona ndabizi neza bizatambuka kuri news ku ma platform ya RBN n'ibinyamakuru. Ni ibintu bizwi bya government amasengesho gusengera igihugu ariko abari nka breakfast mfite invitation ntacyo nuko taba WhatsApp wanarayibuzema nayikwereka mani ni ibintu biri serious. Mfite invitation banyuze kuri WhatsApp no kuri email. Nazindutse mu gitondo kare saa 11 urumva kureba umujama w'inshuti yanjye mani niho ndahe mani. Nge ntago mfite abacuti banjye muri Kigali ntago nabura hano ndaratu niho nara uwo munsi niho ndaye mu gitondo azinduka ngiye kwirirwa muri studio record nyikubitemo kuko no guteganya shira gukora nta bindi mani nta bindi kako famiyo nayisize nyine ho nijoro ariko wantengushye gute nijoro wambeshye Godfather ko mbivuze sugaceceka nukubaza nagutengushye gute nijoro wambye ngo nkore karikire ndayikora ndakuburanga kunzamura tunarangiza nuza space yakugendeke yute ntabwo byangende gute umva se nkubwire Godfather ese kugira ngo urama nimero yawe bikarangira utayimpaye bro ko numva ibibazo byinshi ndakugirana asha none kuvugana n'icyana danje ndagace kiza sha ahantu bera inyamanyanga ngo iki uri kuvugana n'umukobwa mwiza mani Godfather ikibazo nuko unyoshya ngo ngaragaze video abandi kutajya ubabwira ko ari ngiye babonera ariko Godfather hari abantu mani baturaburije kandi bira bintu byarambabaje wallahi bano bantu wazabiya mamani ibazo uri kumvugisha mwiyemeza nkirekura nkashiraho kamera nkakwereka ibintu byose ibintu byaho mu mani buri kintu cyose abantu bahita bajya kundaburiza ku mbuga nkoranyambaga mani Godfather none se namubaza yego hari bigize icyaha urarutekereje ko nagiye kureba abandi ba mani Godfather agiye ibyo iboro narabiretse nago sinshobora man niba ndahantu nagiye nk'Kigali urumva nago nshobora kujya mu bintu bya fo ukora muryango wanjye sobonye kuntu muri muryango wanjye umeze nago nkene kuzawushira mu kaga man rero bijyana no kwirinda akora gahunda zanjye ngiyemo mani nyine nkarwana ngomba kwitabira ya nama tungayigeramo ko banawe ayo mahirwe nkatumirwa na government ngomba kuza Kigali wallahi nanjye nkajya mu bandi bantu bakaze mani then nkataha ubu nazanye ikoti rifunze neza narihanaguye nzazinduka ndi kwambara ikoti ndi kujya mu nama kabisa abo ubinamugiye banagiye Kigali niteguye wagiye Kigali witeguye mbese ibyo
Nagiye Kigali niteguye barakoresheje ikoti ryanjye urumva. Ubuse ni wowe? Ya uyu ni njyewe man. Uwo ni wowe? Ya ni njyewe. Godfather uyu ni wowe? Ni njyewe bro. Kuseka. Bro cyakoze bari reka tuve mu bintu by'amara reka nankubwiza ukuri man sibyo? Godfather. Yeah. Reka nge nkubwiza ukuri kw'Imana. Ubanje kunseka se. Oya nago ngusetse nyine uranshimisha biga byatari man nge mba nikundira kuntu udufakinga hanga udutokinga udutuka agira ngo abaye umubyeyi w'abantu bose wo kumbuga. Nese ko kuntetse. Uricuka nakiza ejo bundi ya majwi y'abakabendera sinumvisha abantu barashize kuri za YouTube. Ubwo bazakubera iki hano ngaha ngiye dukanse kanubwa mbere umbonye uzimavu ngusetse se hano. Ubwa mbere ugaragaza umujama uri kuzamuka ibipangu by'abandi ukavuga ngo ni wowe. None ubu ngubu uyu mugabo uri kuri iyi foto anyibukije umudirecteur witwaga Gapasi wo kubumwe. Oya. Wo kumubano. Wanagerageje. Wo kumubano man. Gapasi wo kumubano. Gapasi ni onkre. Gogo ki? Gapasi ni onkre wanjye. Ariko uyu mujama dagara. Rose Godfather umva ngiye nkwibarize man. Winseka wambesire we nuranufana. Oya reka kumanura man rero niyo mwanya mbonye. Umva nkubwire. Nongere kunseka wambesire. Urabona turatugurukuru dufatanye turatugurukura mujama washize muri Afrika nta mu diaspora muri tukuzi. Urumva? Ahangaha nari maze kugera muri Amerika urumva amaguru barafatanye naritukuje ndakarandashya ariko nakwase ntago ndatukura neza hasi kubirenge. Yero muswa ndagaswe. None se bro umvanyira kubwira Gapasi urumva? Gapasi yaramfashe nigaga ku kigo cyitwa ku mubano ngo narananiranye nsakuza bya hatari mu ishuri. Ewane arangije aza ameze gutya ari kwiruka ngo ninde ngo wakameje mu ishuri. Icyo gihe banyitaga Leonard. Izina ryanjye risanzwe natari naba ndandambara. Uwo mu directeur yankubise inkonjo. N'ubu ngubu hano mu mutwe buriya mfite ikintu kimeze nk'icyobo kubera urukonje rw'uwo mu directeur yitwa Gapasi. Noneho ikintu nkwemereye Godfather, uzanye umugabo nemera, uzanye umugabo mpfana urumva? Wabukubise inkonjo. Wala nuko ndi umukene uyu mugabo uzanye hano. Uyu mugabo uzanye hano witwa Irunga. Urumva? Wala nuko ndi umukene uyu mujama mbamuguriye nka byeri nyesha. Uyu mugabo ndamwemera ndamufana. Ndi gushaka amakuru ngo menye niba ari n'umuseribateri basi nzamuhe mushiki wanjye. Bari nyumvire. Kumva inkuru zanju kumva ku story za ntambara niko kurya Irunga. Ukagira ijambo ngo umuntu navuga akanyemera Imana ikuzaho. Oya. Godfather. Yo. Naje kugusaba akantu. Nyamabona byanditse muri comment nta nabaro meze gute? Meze neza man njuga. Irunga umeze neza. Njuga makuru. Shani fresh. Man wallahi narakubuze man duherukana kera nje Nyamirambo ndi kumwe n'abadigidigi. Abantu twaje gufasha se bameze bate? Shaba abantu man barahandi barahimutse sinzi hano bagiye wamuja amasasi yapfuye mwe mwaje gufasha man.
Mwasusumiraga. ingoma yarapfuye mani kera Ah, nzabwira ku maguru. umva Godfather. Yeah. Ari umupeti uzi kuririmba bya tari wumva. Araririmba akaririmba neza no kuri live kandi aba yateguye. Umunsi uzapanga umunsi wo gususurutsa abantu imwe ujya ukora uzambwiye mu guconnect man we ko wamufasha hano abantu ni umupeti wirekura icyo umusabye nicyo akora kandi aririmbira abantu neza kabisa Abahe. shana umupeti utifashije aririmbira iboro by'ibisobe akosi mani Godfather wabyira njuga mani agafungura mikrofone mani ko njye abandi bo wayifunguye ngenyine njyewe ntabwo bwa kamera ngira mwana wawe Ari kwandika. niye mani yifungure mani njuga ndanagukumbuye bro kure N'ubwo gitangikinga. Arese njuga. yo Uwo mujama. Ubwo arashaka kuza gukora iki hano? aya njye bigusabye kuko namwumvisha ahantu kuri pano Wari ugiye kunzanira nka kakobwa kamwe kakandi ko muri Amerika muri bake. oya ntago ari kariya bani ni umujene kandi nawe uzamukunda jewe mani support yawe izaba ari inkunga ikomeye Umaze kumbwira ko nzamukunda kandi. oya nyine ntago ari umwana wifunga cyangwa wirya we nutegura ibintu ukabona ko ari ngombwa Ni umukobwa? ni umujene tu Ari agahungu ntari kabahe mu Rwanda. yaba mu Rwanda ariko yana Ntacyo bitwaye izakaza. ubwo wowe wabipanze niba na nimugoroba wambwira Mpanga ibintu se ntabwo genda muri galeri ya Godfather harabura utuntu ruzatuma turagira nzafunga. turangiza uzafunga Nindangiza tutuboro turi muri galeri uyu munsi kikaba kabiri. siho bigenze gute Uyu nguyu none amarinete yawe bajya ngo cyapfuye amaso vanamo hakubitwa n'inkuba. ibyo bintu babyambara basohotse mani ntukigira umukomedi uri umusani Musani wawe. Ngo wawe. Twende kazi. Aha. Fungura mic yawe nta ntambara. Njuga nta mic yawe. mani akose njuga ubu nshaka iki mani ngiye no mu buriri mbani macaka kugira ngo mani nikize stress mba nifitiye urumva mbe ndi ku cyango iyo Godfather mamaga ndi muri amatafari yanjye buno ndi Kigali dore naje mu maboro yanjye iyo yamamaga ndi muri bya bitafari byanjye zamubaze niba ajya abona ngiye ntabwo njya nkora missionete nk'ubu ngubu dore bura nibwo ngiye kurimba sasa hano ni mu buriri urumva mba nikubisemo ibintu mu ijosi n'amarinete yanjye kugira ngo izi bura ninjye mu Rwanda rufite ingoye nyinshi hano mu Rwanda hano mba ndi kuzisha mani kugira ngo nataza kwiteza abakobwa ahangaha Uretse gato ni we muntu nataza kunyanga kubera ingoye nyinshi mfite hano njuga naho ubundi ngiye ni gutya nimereye gusa irunga mina kupendaka sana umutima gwanjye gwashwanyikiwe mu gwawe njuga irunga umva nanjye ngo njuga irunga umutima gwanjye gwashwanyikiwe mu gwawe Njuga se ko muri nduri guseka ongera urimbire Godfather oui karame irunga uvuze uko nguko Uretse gato umutima gwanjye gwashwanyikiwe mu gwawe irunga niyo mbavu baby njyewe mba umva nanjye ngo baby kandi uri umugabo irunga bahe baby babaye nabishaka gushumura mu umva irunga ntugende irunga apfuye umuntu ejo bundi wambaba bigeze mu mitima hari umuntu ejo bundi wambabaje urumva hari umuntu ejo bundi wambabaje mani hano kwa Godfather
mani ndi kuvuga araza aramfatanya n'iminsi arangije aravuga ngo ndandambara ngongeraga ngo fake account. Twarakurikiranaga uzabaze Godfather ibintu namukoreye amabanga yose ntago ari we yavuze. Njuga wese uvuga ibintu Njuga nawe uronge Gese ko ntacyo wanyu uronge mitemeni byawe byose ngewe bivuge ntacyo uronge mite nkumenera uravuze wowe uri umwana Njuga mvuga ibiboro byawe byose wowe uri umwana nta nubwo uri genda umwana man urabona ndi umwana umuntu w'ubwanwa nk'umugabo nkanjye urabona ufite ubwanwa ariko ntabwo kuri ukabamerera